Ya nanone tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu kandi tubashimira ko mwakoze subscribe kuri Mama Mignone Official, The Brousse de TV karindwi ndetse n'izindi channel harimo Mama Nana Official na Baju TV Show. Amahoro rero n'imigisha Imana itanga, amafu n'amafaranga bibafubike kandi bigere ku mubyeyi wanjye mwiza mukurikiye hano ni Marene w'abamarene. Mare umeze neza? Ndashima Imana n'ukuri. Ndabona uri gusa neza rwose nk'abamarene. Wabibonye? Urakoze n'ukuri ndagushimiye. Nubwo tugeze ibyo ngibyo ngo bihita bitwongerera morali n'imyaka ikagabanuka ahari. Sabura ni ngombwa ko tugabanya imyaka rana cyangwa bituma nyine iminkanyari ishira. Reka bariko tuzayatubwira. His Excellency aravuze ngo gusaza ni mu mutwe mu gihe ugifite ibitekerezo. Ako kantu rata Ibintu byose biba ari sawa, umuntu agenda afa mu bwiza ajya mu bundi. Tubwira abantu ngo niba batameze neza nababwira ngo nagahora gahanze, igihe kimwe ibintu bizagenda neza. Jewe nitwa City Hunter rero ndi kumwe na Umuremyi Leonira muvugeshi. Umuremyi Leonira. Hari abantu baba barakwibagiye batakwibuka bavuga ati ntago baba bibuka amazina yanjye. Hari buriya n'umuntu ushobora kujya gukanda akanyenyeri agahita avuga ariko se buriya amazina n'indera, amazina yanjye ni Umuremyi Leonira. Marene rero nimba inyigisho zarabaye nkeya nagusengeye n'ukuri umugisha w'Imana ukomeho kandi igikundiro cy'Uwiteka Imana kikugereho. Ari akantu nabonye kuri TikTok y'abantu bose na sound yawe bari kuyikoresha. Wow. Vangu umuntu wese urukundo ni rwita kuri ibi ku bwoko. Ariko cyane cyane ikintu cyeze kuri TikTok kagezeho kariho gafite abarundi benshi, abanyarwanda benshi. Voilà. Hariya wari uri kuvuga ngo urukundo ni rwita cyane. Urukundo ntirwita ku idini, ntirwita ku moko, ntirwita ku karere, ntirwita ku mashuri, ntirwita ku mitungo. Urukundo ruza ari urukundo nta kindi ikirujya inyuma. Abivuze warakayira nari mbabaye kubera bari abantu bavugaga ngo ubwo ngo avuye ngo mu itorero ryacu ngo turamuciye ngo ashatse utasengera iwacu. Ibyo bintu ubundi biba ari ibiki? Bari guserereza wa mwana nyine Vestine ngo kuko ngo yavuye mu idini we. Yego. Dukubite tubanguranya noneho wowe wumva ute? Noneho hari abandi rero ukaba ufite umukobwa agakunda, twanyuze mu mateka akomeye nitwanareka kuyavuga. Umukobwa yazana umusore cyangwa umusore yazana umukobwa ati uriya ni mwene nde, ubwoko bwe n'ubuhe. Yego. Kandi harimo urukundo. Ndagira ngo abo bantu tubagira inama yuko twimitse ndi umunyarwanda kandi twese tukomoka kuri Kristo Yesu waducunguje amaraso y'igiciro. Ibyo ni ukuri. Ubundi ikintu nshaka kubwira umuntu nkurikiye, uyu munsi hari umuntu washatse umuntu akurikiye akarere akomokamo, ari akarere akurikiye byonyine, agasanga uyu muntu kuba byonyine bavuka mu karere kamwe, uyu munsi bakaba bari mu miguruko ikomeye, kandi nta kindi yatekereje, yaravuze ngo nzashaka umwana wo ku musozi w'iwacu, ariko bakaba bari mu miguruko ikomeye. Hari undi muntu washatse umuntu avuga ati ndamushaka kubera ko ari ubwoko ubu n'ubu, uyu muntu bakaba bari mu miguruko ikomeye kubera ko ubwoko ntago bwubaka urugo habe na gatoya. Hari undi muntu rero washatse avuga ati uyu muntu ubwo afite etaje, ibyanze bikunze ngomba kubana nawe, etaje ntago yubaka urugo. Ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere na mbere kibaho cyubaka urugo. Rero nge nakubwira ngo ibintu mvuga ni ibintu bigendanye n'umuryango. Nakubwira ngo niba ukunze umuntu mukunde ukwari. Yego. Hanyuma ariko sinzareka kubwira umuntu ngo niba urambagije umuntu urambagize umuryango. Umuryango ntaho uri buhure n'idini, ntaho uri buhure n'ubwoko, ntaho uri buhure n'akarere, ntaho uri buhure n'imitungo. Umuryango nshaka kuvuga ni iki? Nimvuga iki kintu, umuntu udafite abantu bafitanye isano ntibimukomeretse, ahubwo umuryango ni rya torero usengeramo. Umuryango ni babandi mugendana umunsi ku wundi, umuryango ni babandi mukorana, umuryango ni babandi mwirwa nuko bwije nuko bukeye. Abo mugendana ni bandi. Ese abamugendana imico yabo ni iyihe? Kuko uyu munsi umuntu arakubwira ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriho. Rero nimba ngendana nawe City Hunter uri umukozi cyane, barabizi ko tutazagendana kandi ndi umunebwe. Ibyo ntibyashoboka. Niba ngendana nawe
uri umunywi w'inzoga ntabwo bizashoboka ko tuzicarana rimwe kabiri gatatu ufite icupa ntarifite ngo bivemo kuko nta naho ibiganiro byacu byahurira cyane si byo njya mvuga rero niba mbwiye abantu ngo niba urambagiza umuryango urambagiza abo bagendana urambagiza abo bakorana sindi bubitsindagireho cyane kuko umuntu ashobora kwiyorobeka mu kazi umuntu ashobora gukanga mu kazi bitewe nimba uri chef ushobora gukanga abakozi bawe kandi ahandi hose nta kibazo ufite ugira ngo bagukorere akazi neza niba uri umukozi ushobora kugenda wagira mu kazi ukiyorobeka kugira ngo ka kazi utazagatakaza ariko abantu mugendana buriya ubundi niyo shusho yawe yego abantu mugendana ahantu wavutse bakakubwira bati muri uriya muryango ni abanyamahane muri uriya muryango ni abasinzi uriya muryango barakundana uriya muryango bashyira hamwe uriya muryango bakunda abantu uriya muryango doko ukarambagiza umuryango ubundi icyo nicyo nabwira umuntu wese unkurikiye aka kanya nujya gushinga urugo ntuzarebe amoko ntuzarebe akarere ntuzarebe amashuri ntuzarebe imitungo ahubwo uzarambagiza umuntu umukunda umukunze nurangiza urambagiza umuryango yego nuko gahunda ziba zihagaze turazubaka zikubakika ariko abanze kumva bumviye ijeri ibyabo bijya ku karubanda hari umuhanzi bita Burudoge aririmba indirimbo ya hip hop yewe ngo he nagerageje kenshi kuvuga ibi biri mu banyarwanda ngerageza kuvuga ibiri mu ngo z'abakene wanyumva gake wamfata nk'uri kunyana yimbwa ngo gukura k'umushwi n'ibindi yego twe twaragerageje twabata umugabo yitware gutya ku meza ya gatatu umugore yitware gutyo tunazanamo amagambo Paul yabwiye itorero aravuga ngo nimukimane yego umukozi w'Imana muri komedi Bishop Gafaranga n'umufasha we Annette Murava turashaka kuzajya tuvuga mu mazina kuko imigani twasanze abantu benshi batayumva barayibagiwe twumva inkuru ikomeye ibabaje y'akababaro ku bantu bari icyitegererezo ari aba public figure bavuga ngo Bishop Gafaranga ari mu maboko ataraye akekwaho akurikiranyweho guhoza ku nkeke uwo bashakanye iyi nkuru wayakiriye gutereka bariho duhera City Hunter uyu munsi numvishije mbabaye iyi nkuru nayimenye nijoro maze kuyimenya nijoro numva ndanababaye n'uwajya kuri Mama Mignone Official yahita yumva ko ikiganiro nakoze muri iryo joro cyari nari mbabaye nge nababaye mu buryo bw'igihande cya gospel ndababara cyane ndavuga ngo ni gute umuntu aza kwiyerekana ko ari umweru mu mutima ari umukara njyewe kuri urwo ruhande rwa gospel wagombaga kubabara kubera ko uri n'umupasiteri ariko njye nababaye kuko umuryango uba usenyutse yego iyo turebye abantu nk'abariya bazwi ndetse bagaragaye neza imbere y'abantu ndabyibuka kuri cano yabo cano yitwa Gafaranga Murava ni cano bazaga bagaragara neza uyu munsi uko uri kubona Mama Mignone uyu munsi ashobora kuba atari we uri hariya inyuma atari Mama Mignone w'inyuma ya kamera ariko navuga ngo si byiza ko duhora twishushanya kandi na babandi twishushanya imbere ntekereza ko iyo kamera ivuyeho hari uburyo tuvugana ubu ngubu City Hunter uranze inyuma ya kamera umujinya wanjye uko ungana uburakari bwanjye uko bungana n'ibyishimo byanjye uko bingana nshobora kubiguhisha umunsi umwe nkabiguhisha iminsi ibiri nkabiguhisha iminsi itatu ariko ushobora no kwicara ukavuga uti Mama Mignone nubwo yigaragaza nk'inyangamugayo ariko no kuri kw'Imana nta kigenda cye ntago mwasangira ntago warwara ngo akwihanganishe ntiwagira doko ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kubibona ukabona ndiherera nkagenda nkarya akantu ibintu nk'ibyo ngibyo ugahita ubona ko afite imico itari myiza ariko uyu munsi nababaye ndavuga ngo umuryango urasenyutse ubu ku ruhande hari abandi bantu nabo bameze kuriya ariko bakiza kujijisha abantu
aho kugira ngo tujye tujijisha abantu njye navuga ngo tera intambwe wegera abagufasha bakuganiriza kubera ko usibye no kuvuga ngo gafaranga ari mu maboko ataraye murava aho aherereye ntekereza ko umutima uri gutera cyane kurenza ibindi byose ngo yarahasize ubuzima nimvuga iki kintu mu nyumve Annette ntago yakwishimira ko umuntu babanaga umunsi ku wundi yaryama muri gereza ntabwo yakwishimira ko umwana we azakura avuga ngo mama yafungishije papa ariko kubera yuko ibi bintu byari biri ku rwego rurenze igipimo nta yandi mahitamo yari ahari rero njye mvuga ngo iyo umuryango usenyutse umugore arasenyuka n'umugabo agasenyuka ubu gafaranga aho aherereye afite umujinya ugeze ahangaha cyangwa afite umubabaro no kuvuga ngo mbese ibi bintu nabikoreraga iki ariko na Annette aho aherereye ari kuvuga ngo mbese iyi dosiye kuki nayinjiyemo urubuga kuki narushatse rero ahangaha mumbabarire ubu ngiye kuvuga noneho mbabwire abantu bakurikira Mama Mignone munkurikire gatoya video zaje ku binyamakuru byose inkuru iri kuvugwa niyo ngiyo nde ndi kumva ntashaka gusesengura cyane yuko gafaranga byari bimeze gutya murava byari bimeze gutya gusa ikintu kiriho ni kimwe tuvure igisebe dushyiremo igisoko nuko gafaranga hari urugo rundi rwari rwarasenyutse yego umuntu nkurikiye ambabarire ntagire ngo sindi buca urubanza habe na gato nta judgment nta rubanza ndi buce ntabwo nzi niba gafaranga ari umwere kuri iyi dosiye nta nubwo nzi niba murava ari umwere kuri iyi dosiye ariko hari ikintu ngiye kubwira abantu bankurikiye bose muri rusange tugendeye kuri iki kintu cyabaye ikintu ngiye kubwira umuntu ngiki gafaranga hari urundi rugo rwasenyutse yego urugo rwa gafaranga rusenyuka igihe yinjiriye mu rukundo ntabwo turi bukimenye ariko nta minsi yaciyeho abantu bavuga ko ari mu bushuti na murava ubu bushuti yari afitanye na murava ndetse bwari mu rwihisho nicyo kintu njya mbwira abantu ngo ntimugakundane no mu rwihisho urukundo rwanyu niba ari urukundo rw'ibyiza mujye murushyira ku mugaragaro uru rukundo bakundanye rw'ubwihisho navuga ngo murava ashobora kuba amatwi ye narababwiye ngo urupfu rw'abagore ni amatwi ye yumvishije amagambo aryohereye y'uwamuteretaga agendera muri aka kantu umuntu umwe akakunanira gafaranga wakundaga murava n'amaso yamutwaye amaso aramujyana amwereka ubwiza bwa murava ariko uyu munsi wicaranye na gafaranga yakubwira ibibi bya murava uyu munsi wicaranye na murava yakubwira ibibi bya gafaranga niyo mpamvu bombi bameze gutya umwe yagiye hano undi akajya ahangaha rero ikintu ndi kubwira abantu bose bankurikiye niba ubona umuntu yasenya urugo mumbabarire abantu bari kunyumva sindi bushyire ikosa kuri gafaranga ariko niba umuntu yasenya urugo hari ibikomere yavanye muri rwa rugo rwa mbere kandi no kuri famiye gafaranga yari yarashatseho mbere unkurikira aze kunyumva neza ibi bikomere gafaranga yari afite muri ruriya rugo rwa mbere bitabuje ko n'umugore we wa mbere hari ibikomere bindi afite kuri gafaranga gafaranga yari yiteguye yuko murava ari bubifate byose akabyikorera akabishyira ku mutwe we nta na kimwe murava nawe yari yiteguye yuko agiye guteteshwa kuri gafaranga yego aba bantu bafite papasi zitandukanye shatse umugabo mwiza uzi gukorera amafaranga agiye kuntetesha noneho ntahita atekereza ko n'urugo rwa mbere rwasenyutse uriya mugore nawe yifuzaga ko gafaranga amutetesha yego murava atangira kumva ko ari icyo kintu kubera iki twa tugambo twiza gafaranga ari kugenda amubwira two gutereta ariko gafaranga nawe yareba murava kavuga ati uyu mukobwa w'umuramyi uyu mukobwa uririmba indirimbo z'Imana ni ukuri ko Imana agiye kunyikorerera ibyo nkuye hariya hirya yego uyu munsi ndagira ngo mbwire umuntu wese inshuro nyinshi bantu munkurikiye inshuro nyinshi urugo rwa kabiri ruravuna nawe uri mu bantu bahamya ko urugo rwa kabiri ruvuna cyane
bakoranye ikiganiro na Murindahabi Irene arababwira ati uratubwira dute wowe Murava ko Gafaranga atazaguta nk'uko yataye uwa mbere. Iki kiganiro cya Murindahabi hari abantu bakora ibiganiro sinacyumvishije ariko ikiriho ni kimwe. Ndewe ndashaka kujya muri bya bindi by'umuryango apana kujya muri analize z'ibindi biganiro. Yego. Analize yanjye nk'umuryango umuntu ukunda gukurikirana ibintu by'umuryango nuko urugo rwa kabiri inshuro nyinshi igituma Rutarama ndaje nkikubwira. Yego. Memu naho atari kuba ari Murava ari undi mugore nawe wenda wari warasenye urugo bashakanye. Uyu mugabo aba afite ibikomere yikoreye yakuye hariya n'uyu muntu afite ibikomere yikoreye yakuye hariya. Reka tuve kuri Murava na Gafaranga. Noneho uyu muntu utarakira ibikomere bya hariya arashaka kuza kubikwikoreza. N'uyu muntu utarakira ibikomere by'ahangaha arashaka kuza kubyikoreza uyu nguyu. Noneho ikintu kibaho ni iki bya bikomere byombi biraza bigahita bigonganira hagati bigahita bikora sirikwe. Niyo mpamvu urugo rwa kabiri inshuro nyinshi nta nubwo rujya rutinda, ntago rurama keretse umuntu wicaye hariya akamanza akicara akisubiramo. Yamara kwisubiramo yafashe wa mwanya wo kwisubiramo akavuga ati ibi ngibi bya hariya hirya ntandukanye nabyo ijana ku ijana. Ati cyo twapfuye n'uyu nguyu ni iki ngiki ndagisize ngiye kwinjira mu buzima bushyashya. Muri kwa kwinjira mu buzima bushyashya akaza adafata umugore agiye gushaka ngo amukompare n'uwa mbere. Sibyo? Kuko ikintu cyica urugo rwa kabiri nanone incyuro akubwa neti Murava yaba ari inzira karengane. Nanone uze kutubwira umuntu wese wagize urugo rubi rwa mbere akagera nitwa ngo ni bad chance urugo rwa mbere rukanga. Nakubwiye ngo kuri iyi ngingo guca urubanza ubundi ni bibi. Ni bibi guca urubanza kubera ko ntago bose nta numwe twaganirije. Ariko ndakwereka analize yanjye. Yego. Umuntu niba uyu muntu yarari abantu bagiye gushakana memo naho mwaba muri abasore hari ikintu wifuza kuri runaka ugiye gushaka nawe hari icyo bakwifuza. Ibi bintu rero iyo utarabasha kwicara ngo byakira uvuga uti uyu mukobwa ngiye gushakana nawe hari imico yafite kandi hari n'ibyo nyifuzaho. Nanjye hari imico yanjye mfite hari n'ibyo mwifuzaho. Ese ibyo mwifuzaho azabasha kwakira uburemere bwabyo? Ese ngewe ibyo anyifuzaho nzabasha kwakira uburemere bwabyo? Kubera ko inshuro nyinshi iyo abantu bashakana ubundi bakagombye kuba bagiye kuzuzanya. Yego. Ariko nje kugushaka hari ibyo nikoreye. Kuza kugushaka mfite ibyo nikoreye. Iki ni ikintu Murava ikintu yagombaga kumanza kumenya ni kimwe. Uyu mugabo uvuye hariya hari package afite. Doko hari ibintu afite ku bagore. Hari ikintu afite ku mugore. Hari ikimukuyeyo. Hari igitumye amuta. Cyangwa se niwe mubi noneho akabaje kumyiyoberanyaho. Aba ari ibintu bibiri. Akabanza akabitekereza. Yamara kubitekereza ntabwo namubwira ngo yari kuganira na mukeba we ariko yari kumanza akicara nanone akiga no ku ruhande rw'umugore utandukanye na Gafaranga. Kuko umuntu nk'uyu nguyu ubundi aza avuga ibyiza. Reka mama Minyoni nicyo uvuga abagabo bose baza bigize mu ishusho ya marayika. Akaza yigize mwiza. Uriya mugore yari yarananiye yari afite abandi bagabo ku ruhande. Uriya mugore ntiyanyurwaga namuhahiraga namwambikaga ariko ntibyamunyuraga. Uriya mugore yansahuraga akajyana iwabo. Uriya mugore doko ibintu byose akabifata akabyikorera akabikubita kuri wa wundi asize. Kandi n'abagore tubyemereye niko tubigenza. Njye mpera ku biganiro bikorwa umugore wenda aje gutanga ubuhamya bwe bw'ukuntu urugo rwe rwasenyutse avuga uruhande rwe rwiza. Nta na rimwe njye avuga uruhande rw'uwo batandukanye. Abagabo bajye baza tubihera ibiganiro nabo bivugiresha. Uyu munsi rero navuga ngo umuntu ugiye gushinga urugo manza utekereze uruhande cyane niba ushakanye n'umuntu watandukanye nk'ibi bya Murava. Murava yagombaga kumanza kwicara kumva Gafaranga byari ngombwa ariko yarangiza agatekereza no ku rundi ruhande.
yego kabone naho atari kubaganiriza. Ikindi cya kabiri yari kwicara akamubwira ati mugabo mwiza usize umugore hariya, hari umwanya wamutesheje, reka tujye tunabyemera, hari umwanya uriya mugore aba yarataye, sibyo? Akinjira mu rukundo rutariho. Hari umugore usize, aba bana usize bo bizagenda gute? Ese aba bana bazagira ubuhe burenganzira mu rugo rwanjye nawe? Kuko aba bana wibuke yuko ari abagafaranga, bafite uburenganzira kuri se. muri iyi minsi abagabo barabuze ubitekereje bwa cyagiye. None kuki ngomba kwihambira ku muntu n'ubundi tutazatindana? Nabiretse kandi yagukunda ngewe umuntu nta gahunda dufite yo kubana karamata, nta gahunda yo gutindana, nta mpamvu yo kugira ngo nze nkwishushanya yo kugira ngo ukunde tubane icyumweru, tubane umwaka umwe. Ubundi se byaba bimariye? Ngaho mbwira, iyo murava reka gushaka, wenda reka tuvugire kuri murava, iyo murava reka gushaka, agahinda afite uyu munsi yari kuba gafite? ntako yari kuba afite, ariko hari igihe ubona yari kwicara wenda agatekereza ati imyaka irimo iransiga, imyaka irimo iransiga, ariko ntuzashake kubera puresha y'ibintu. yari n'umukobwa mwiza. Ntuzashake kubera puresha y'imyaka. Umva hirya hari umuntu uvuze ngo nyakagore ngo iruta nyagakobwa, ariko ibyo ni ibiki ubundi muba muri kuzana? Igihe turimo turi mu gihe cyo kwigira, ikindi turi mu gihe cyo kugira ngo tutishyushye ubwonko inshuti yanjye. Ikintu ariko kubera iki ngomba gushaka umuntu uzatuma muramutekerezaho? Nababaye, ibibazo byavutse, ndaye ntariye, ndabwiriwe, baranize, ariko umuntu shamana, noneho umuntu agukubise rimwe, agukubise kabiri, arakuniza, arakuzamuye muri etaje ati ndakumanuraho ngo urangize. Nta muntu navuze ko nta muntu ndi bucire urubanza, gusa ikintu kiriho ni kimwe, nuko niba ugiye gushaka manza, navuze ngo urambagize umuryango, baraje bambwira ngo abagabo nibo barambagiza, ariko nawe wa mugore we niba ugiye kwemera umuntu manza ubitekerezeho neza. Iyo ndi kuvuga iki kintu mpita mpura, hari abantu benshi ubu, hari ingo nyinshi, hari abantu benshi batandukanye n'abantu bashakanye bwa kabiri. Umuntu wari uri mu gikomere cyo gushaka bwa mbere agatandukana, inshuro nyinshi usanga hari abenshi bashaka ntagire isezerano akora, ntagire isezerano akora, akababara, akaremererwa, barangiza bakongera bakitandukanya kuko baba bishyingiranye. Hari abantu bari bunyumve neza muri komenti, agasanga umugore yashatse bamaranye umwaka umwe, agasanga umugabo yashatse bamaranye umwaka umwe, ariko kuko batabigize public nta kibazo, ntabwo bari bujye mu rukiko. Noneho hari n'abandi binjiye mu rukiko bagiye gusezerana, akavuga ati ni ukuri ni wowe uzanyomura ibikomere, nanjye nari narakomeretse, uzanyomura ibikomere, ariko nta muntu uzakomora nshuti yanjye, weho utiyomoye, nta n'undi muntu wakomora. Ni byiza yuko abantu bashyigikirana, ukagira umutima wumva mugenzi wawe ugiye gushaka, nawe akagira umutima wo kukumva, kubera ko mwese muba mwarakomeretse, ni amateka muba mwaraciyemo, mutagomba kwirengagiza. Ariko menya ko hari bishya winjiyemo, ibi bishya rero ntibitume uzana incyuro z'ibya mbere. Ntugire intambara urugo rwa mbere, wenda ngo wicare utangire ngo n'ubundi ngo umugore wa mbere ngo wari waramusengereje. Iyi ni incyuro ikomeye, ni n'igikomere gikomeye. ubu ubongeye kumukomeretsa bwa kabiri, kuko ibyabereyeyo ntabwo wari uhari. Umuntu wakubwiye ngo muturirimbire turaberanya akabwira abantu, ariko abantu ni abagome. Sinakubwiye ngo amafoto barayabika n'amavideo. Ikindi kintu nshuti yanjye buriya ndi kuvuga kuri ibi bintu, murava navuze ngo yatwawe n'amagambo meza, reka mbyita gutyo, sinari mpari, ariko twese turabizi yuko urupfu rw'umugore ni amatwi. Kuvuga ati nzagutuza muri cyamunara, shamana nzagutuza muri siti ya nzagutuza muri convention, ngo nzagutuza hehe siti muri cyamunara. Muri cyamunara muri birahendutse nyine. Okay, icyo nashakaga kuvuga kuri uyu munsi ni uko niba hari ikintu kiriho gikomeye,
wa mugore we ugiye kugushaka manza wicarane nawe wemere ko afite kote negative umenye ko afite na kote positive kandi nawe wa mugabo wemere ko uyu muntu uri kukugaragaraho nka marayika afite kote positive na kote negative uriya umuntu ibyo bintu byose arabivukana akanabigira isi irabimuha ariko warangiza wa muntu akamenya kubibalansinga kavuga tereka positive nyizamure negative nyishyire hasi noneho negative yaza ugahita uvuga uti ndabasha kuyihanganira nawe ugahita uvuga uti uyu mugabo rero nubwo ibi negative bye biri hejuru cyane udu positive tukaba turi hasi igihe bya negative bye byabaye byinshi cyane ndajya ndeba ahantu mpungira uhahongera gute si ukwirukanka si ukugira gute ahubwo duceceke aka kantu ndashaka kugira ngo nkigisha abagore buri ibintu byawe byose nushaka urugo rwawe kugira ngo urwubake ruzakomere wa mugore we bikurikirane bucece yose ko umugabo wawe ari inkuba rucece urwana urugamba rucece umugabo niba ari inkuba ufunga umunwa kore lightning conductor cyane funga umunwa kuko umugabo w'inkuba azirana n'akanwa k'umugore ni bya bi positive n'ibi negative wavuze bihura rero ibyo rero iyo bihuye bihita bikora direct kubita murava ikindi kintu navuga nakibwiye n'abantu mu minsi yashize hari ikiganiro nigeze gukora nakoze ikiganiro mvuga ngo ikizakwereka urukundo rw'ikinyoma umuntu ashaka ko muba mu rukundo rwihishahisha ko gafaranga narwo yahishe gafaranga bararuhishe gusa kubera ko bari aba public figure byaramenyekanye ariko urukundo rwabo rwarahishwe kuko no mu bukwe abantu hafi ya bose barabirukanye nta n'umuntu wagombaga kuhaba nta n'umuntu wagombaga gufotora meme no mu murenge ndumva ari uko nguko byagenze ubukwe bwabo bwabereye Paris ariko abantu bose barabirukanye n'abagombaga kubabaye musumenya batari bahari hari amabonso rwose warahageraga bagahita bakwakana telefone meme n'umuntu wo musivira utari umu YouTubers byari bibujijwe kandi amakuru ko atubwira mama wa Murava ntago yigeze yifuza buriya bukwe nuko amakuru atubwira abantu benshi bavuga ko Murava bamubujije shaka ngo tuzakora ikiganiro ku mabonso mu bukwe bw'abasitari amabonso utayazanyemo waba wabyishe akavuga kaba kenshi sibyo ariko niba hari ikintu gikomeye kibaho urukundo ni ikintu gikomeye buriya wasanga ari Murava yari yakunze ari n'agafaranga yari yakunze ariko kuba hari ibintu batahurizaga hamwe cyangwa se ngo umwe abashe kwihanganira karagiteri z'undi n'undi yihanganire karagiteri z'undi ni bimwe mu bintu bitumye bagera ahangaha ubundi hari imyaka ingahe iciyeho ibiri ntekereza ko itaruzura bimariye muri 2023 ngire ngo kuva 2025 itararangira ntabwo twakomeza ko ari imyaka ibiri si byose ntabwo nibuka amatariki keretse iyo mbikurikira nibwo mba nabibonye ariko kugeza kuri uyu munsi nabwira umuntu uri mu rukundo ngo injira mu rukundo ariko unatekereza aya maso ntagushuke n'aya matwi ntagushuke kandi bumvira inama z'ababyeyi ibi bintu reka nkubwire biba byishe n'umuryango nyarwanda ubu umukobwa n'umuhungu bari guteretana barabivamo umuntu wari uri guteretwa n'umudivorusa bivuyemo ntubivuze ngo inshuro nyinshi ntabwo navuze ko inshuro nyinshi ari abadivorusa ahubwo twese tujye tumanza dutekereze neza noneho uyu muntu ukuye ibikomere hariya n'undi akuye ibikomere hariya nimujya guhura mumanze muganire kuri bya bikomere cyangwa na wa mudivorusa yisuzuma uhita wicara nanone utekereze kabiri uvuga uti ko ari kumbwira ibye uriya batandukanye we avuze ibye nabyumva ari nayo mpamvu buriya njyewe ndabivuga nkongera nkabisubiramo uzarebe umumama cyangwa umupapa uza kuri kamera akarira se by'uwo bari barashakanye uwo nguwo niwe uba warananiranye ntabwo ndi bwemeze ko aba yarananiranye hatagira abantera amabuye ahubwo bajye batwemerera batuzanire n'urundi ruhande by'abagabo bose bazi ko bafite abagore baje kuririra kuri kamera uyu munsi ndi umugore urumva nanjye ndashaka gukora umugabo we ndashaka content y'abagabo bari kurira
nta muntu umurusha kurira kandi umugabo yararushye, umugabo akubitwa buri munsi, umugabo ntari bujye mu muryango wo ku mugore ngo arege, umugabo ntari bujye mu muryango w'iwabo ngo arege, aracecetse, umugabo ntari bujye kuri polisi ngo arege. Mama Nana, ko wigeze kubaho umuyobozi, abagabo bakuregeye ni bangahe? Ntabwo bazi, bari bararushye, n'iyi saha batigeze batanga ikirego. Rero ikintu nshaka kukubwira ni iki, hari abagabo barushye ariko bakaba bafite abagore bazi kurira cyane. Njyewe uyu mugabo ndi kuvuga ndamuzi 100%, umugore aramutimbura, umugore amwaka amafaranga, umugore amwaka buri kimwe cyose, noneho umugabo yagize gutyo yahindukiza nk'agashirimo, umugore akarira agahamagara polisi, mudugudu, gitifu, bose agahamagara ati umugabo aranyishe. Kandi umugabo ari indushyo ku rwego rwo hejuru. Yego. Uyu mugabo yabuze aharegera. Kandi uyu mugabo kwa kundi nyine manza kwifatafata abana banjye n'ibiki byose simpita ninjira muri divorce, ugasanga uyu mugabo ni indushyo itereye aho ngaho, ahubwo abantu bose baramutera amabuye. Kandi n'ukuri nta n'icyaha afite. Yego. Rero reka mbabwize ukuri, nimujya mutuzanira umuntu ufite ibibazo nk'ibyo, mujye mumusaba mutese watwemerera tukazavugisha n'umugabo wawe, cyangwa waduha nimero ze. Uyu mugabo ashobora kutakwemerera kuza kuri kamera, ariko basi uzamukoringe umubaze akantu kamwe gusa, ugafata amakuru, warangiza muri comment ukandika mati uyu mugore twakiganira ibyo yavuze yarabeshyaga. Sha hari umuntu utatinyuka kuza kubivuga, hari umuntu utatinyuka kuza kubivuga. Nanjye wanjye uyu munsi aramutse anjiguye nshobora kudatinyuka kuza kubivuga. Amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda. Njyewe nanjye umenye afite amarira nk'ay'abagabo. Ariko ikiriho ni kimwe, nuko njya mvuga ngo urukundo ni rwogere, ariko uyu muryango nk'uko nguko iyo usenyutse mba numva njyewe mbabaye. Ndababaye, ibi bintu bitanze isura mbi, ibi bintu hari abantu biciye intege bari bibereye mu rukundo bifuzaga gushakana, ubu hari umugabo washakaga gushaka, ariko sitiyanta hari akandi kantu mba numvishije. Menya ngo no ku meza ya gatatu madamu ataritwaraga neza. Nicyo nashakaga kuvuga cyane, nkagisasiramo gakeya nkashyiramo n'ubwiru n'ubwino gatoya. Ni ukubera iki umuryango imwe n'imwe ni ku isi yose, ntabwo twavuga umuryango nyarwanda, usanga ameza ya gatatu ariyo ntandaro y'amakimbirane y'abashakanye. Uko wari ubivuzeho ngo ibivugwa ni uko umugabo atahabwaga ameza ya kabiri ngo yiyongeze, kandi burya umugabo wiyongeje arabyibuha. Ikintu kiriho ni kimwe, reka mbisubize muri rusange. Iki kiganiro hari n'ahandi twagikoze, hari icyo twakoze tuvuga ngo abagabo bararana ibisarubeti n'abagore bararana ibisarubeti, hari ikindi twakoze amagambo ari muri Bibiliya, sibyo? Ariko wa mudamu wereka nkubwiza ukuri nkurikiye, niba uzi yuko uzakenera igitenge, tegura ameza yose uko ari 3 mu rugo, kandi uyubahirize. Umugabo utagiye ku meza ya gatatu, aya mbere ashobora kutayajyaho kubera ko aca mu kabara akarya brochette, aya kabiri ashobora kutayajyaho kubera yuko hari igihe mu mutwe we haba harimo vurugusi nyinshi cyane, imodoka yahirimye, inzu nzamura, abana ku ishuri, umugore imyenda, byose bigatuma ameza ya kabiri atayajyaho. Ariko ameza ya gatatu reka mbibiri banga burya yakwica akakurangiza. Uryamye muri icyo cyuma ubu niyo nanga ukizigiza. Hari abantu benshi bajya muri divorce ntibavuga icyo bapfuye, ariko ishingira ari iryo. Niba umugabo atazi gutegura ameza ya gatatu, aho rero niho tugiye kujya tugana ku musozo. Ese umugore wayategura ati reka tujye twemera ko tuba turi babiri, umwe ni 50% n'undi ni 50%. Umugabo ntazi gutegura ameza ya gatatu, umugore wazi kuyategura. Hari ibiryo kera iwacu twaryaga bakatubuza ikintu bita kumyatamyata. Hari igihe ubangamira umutetsi, hari imyatamyata, ubwo n'akenge k'Imana imaye kugira ngo tujye kwa urwo ruhande. Uko n'ubwenge Imana iguhaye mugane kugira ngo ukoreshe iyo mvugo. Hari igihe umugabo aba myata, kandi umugabo sinzongera kumugaburira.
aho kugira ngo bigende gutyo numva ari ikintu mwahita mujya ku meza ya kabiri. Ameza ya kabiri ni ay'ibiganiro, kaganira ati mukaganira uramyatamya mukareba aho bipfira, byaba na ngombwa mukegera abaganga cyangwa mukegera abajyanama. Abajyanama nyine hari abajyanama, erega gusenga utaganiriye ntago byapfa kuvamo, ntago bivamo, ntago byapfa kuvamo rwose. Tujye tuvugisha ukuri, ubundi ni muganire, mumenye aho bipfira, mumenye aho bitagenda neza, nurangiza umubwire uti rwose iki n'iki ntago byabaye sawa, kandi hari igihe biba byaratangiye ari sawa, ahubwo kuki hagati bigenda bipfa. aho ngaho ngo abagabo n'abagore bagira isoni. Umugabo ati umuco wacu utwemerera kugira isoni, ni nayo mpamvu nshobora kuba narahimbye ijambo ryitwa ameza ya gatatu. Ariko ikiriho ni kimwe, nuko hagomba kuba ikiganiro kuri ibi bintu hagati y'abantu bashakanye. Hanyuma muri uko kuba hagomba kuba ikiganiro, iyo mutabibashije mujya kwa muganga, kandi mutagiye no kwa muganga, ni ukuri hari abajyanama benshi, hari abakansara kuri ba pare na ba marene bisigaye bigenda gute? Pare na marene hariho igihe bari baba baranarusenye, ariko twizere yuko disa bacu batazajya barusenya. Hari igihe pare na marene aribo barushenye, marene akaba mwiza cyane ku buryo n'umugabo nyine nyir'urugo ahita abona ko marene w'urugo ari mwiza bikomeye. Hari n'igihe rero umugore abona ko pare rwose w'urwo rugo ari mwiza ku buryo bukomeye, ugasanga noneho baba pare na baba marene barajya ku meza mu buryo bunyuranye, ugasanga nibo basenya urugo rw'abana, niko nabyita. Ubwo ndavuga ku mpande zombi, umwe ashobora kubikora cyangwa undi ntabikore, ariko ikiriho cyo ni kimwe, ni uko ingo nyinshi zisenyuka. Umuzi w'ikibazo inshuro nyinshi ukunda kuba hariya, ariko mwajya mu rukiko, mwajya kuburana, agatangira ati yaratahaga akantuka, yaratahaga akankubita, impamvu zikaba nyinshi, amafaranga sinzi ahajya, dore tugiye kugurisha, kuko numvishe ngo harimo n'utuntu two kugurisha etaje kugira ngo bishyure amamiliyoni barimo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birashoboka ko umwe yabyanze cyangwa undi akabyemera. Iyo byageze mu mitungo nabyo bizamwe intambara nyinshi cyane zikomeye. Umwe akakubwira ati ku mutungo ari njyewe wawishakiye, hari uruhare wabigizemo kugira ngo iyi nzu nyibone. Umugore nawe agahita akubwira ati njyewe twarasezeranye ko ari 50%, 50%, kandi nanjye hari uruhare nagize, nubwo ari wowe wazanaga amafaranga yo kubaka, ariko nanjye nahagarikiraga abafundi. Ibyo bintu rero iyo bigezweho nabyo usanga intambara zavutse. Yego, bantu b'Imana, mama Mignone ko babwira ngo nimujye mu rukundo ruzira mbereka, ruzira uburyarya, ubundi habaye iki? Yego, habaye iki? Ariko njye n'isaha reka nicaye imbaza abantu, ubundi kuki mubaho mugomba kumva mugomba kubabazanya? Kuki umuntu agomba kubabaza undi? Niba waragiye mu rugo uzi neza ko ameza ya gatatu utazayubahiriza, jya kwivuza cyangwa uruvemo bigira inzira. Umubwire uti mugabo mwiza rwose jya wirwariza ku ruhande, ndarwaye. Reka dusoze. Ubu Gafaranga ari mu maboko ataraye, bitegerejwe yuko ibimenyetso nyine bizamuhamya, ubushinjacyaha burahari, ariko ni iyihe nama waha Aneth Murava kuba umugabo wafunze yaragiye kumwica akaba ariho? Ni iyihe nama wamugira nk'umubyeyi ndetse n'abandi bameze nkawe? Kandi Aneth Murava, ikintu cya mbere namubwira ngo nakomere, nakomere kandi yihangane. Namara kwihangana niwe uzi neza icyo apfa n'umugabo. Barakizi icyo bapfa bo, barakizi. Narangiza kubera ko uyu ni umugabo we ufunze, kandi itegeko riri abatandukanye. Kuba bagiranye amakimbirane sinamubwira ngo areke kumusura no kumugeraho. Rwose amusura amushyira ingemu, anamwereka umwana we, kubera ko uyu mwana byanze bikunze ni uwabo bombi, ntago ari uw'umuntu umwe. Hanyuma abantu bari hafi ya Aneth Murava nababwira ngo ni mu mukomeze. Hari amakomantere menshi nagiye mbona mu biganiro bitandukanye bavuga ngo twaramubwiye yanga kumva, ngo namugiriye inama yanga kumva. Uyu munsi ntago ari wowe kubimwibutsa, uyu munsi ni wo kugira ngo umube hafi, kuko ari n'agahinda, afite umubabaro.
kandi umuntu ubabaye inshuti yanjye ntukamwishimireho, umuntu ubabaye ntukamwishimireho, umuntu ubabaye ntukamuvugireho, umuntu ubabaye ntukamucyurire ibyo ahahise. Erega hari ikintu nshaka kubwira abantu bankurikira, ni ukuri ibintu ntimukabigira intambara ngo mucyure ibyo ahashize. Waramubwiye ntiyakumva, murakomeza mu bishuti, mwibizana muri komantere mu kiganiro. Waramubwiye ntiyakumva, wenda guhera uwo munsi muhita muhinduka abanzi, ariko wibigarura kubera ko situasiyo arimo nawe arabyibuka yuko hari abantu bamubujije. Hari benshi bamubujije rwose, no ku bitangazamakuru byagiye bicaho, umuntu akaza ati Aneti rwose wishaka agafaranga, Aneti rwose wikwihutira gushakana n'uyu mugabo, nta gihe gishize atandukanye n'umugore ntawe uzi ikimukuyeyo. Ibyo byarabaye, ariko ntabwo uyu munsi ari isaha yo kubimubwira, nta nubwo ari isaha yo kubimwibutsa, ahubwo ni isaha yo kumubwira ngo komera kandi wihangane, ubu umugabo usura umugabo wawe, ariko nanone kubera ko haba hajemo ikintu bita ubwicanyi, ndakwinginze ngo amaguru uzayabangira ingata wihungire, ejo utazapfa kurenzaho, sibyo? Niba koko ibyo bintu ndi kumva byarabaye, waranizwe mpaka umwuka ugahera, umuntu akagenda azi ko byarangiye, ndakwinginze ngo ntuzabisubiremo, uzamusura aho aherereye, ugende umwereke umwana we, kuko ibyo byo ntiwanabikura mu mateka y'ubuzima bwawe, ariko nurangiza uba uciye ku ruhande, kubera ko ngo iyo uhaye amahirwe ya kabiri umuntu waguhushije, ni nko guha amasasu umwanzi wawe uri imbere ukamubwira uti gerageza upime urebe ko rimfata. Aho ngaho nabwira Murava ngo ze kwitonda, hanyuma agafaranga nawe inama namugira cyangwa se inama nagira abantu bari hafi ye, navuga ngo Gafaranga ni mu musure, mu mwegere. Gafaranga uba afite ihungabana riteye ubwoba, Gafaranga afite depression ku rwego rwo hejuru. Iby'urugo rwa mbere yabikompaye n'urugo rwa kabiri, iby'urugo rwa mbere yarabizanye bivanga n'urugo rwa kabiri, birangira yibonye hariya. Ntabwo rero ari uwo kujugunywa, kuko ni umuntu naho hari barimo baramuganiriza, nawe ndetse arimo araganira n'umutima we, ariko bitewe n'agahinda n'umubabaro byamurenze afite. Navuga ngo inshuti ze nizimusure zimwegere kandi zimukomeze, ntimugende mumuca intege, ntimugende mumubwira ngo wanze umugore wa mbere, ngo none ngo wa kabiri ngo aragufungishije. Hari ikiganiro nabibonyemo ibyo bintu, ngo Gafaranga yataye umugore wa mbere ngo bari bamaranye imyaka myinshi, ngo ashaka umugeza muri prison. Ugahita wumva harimo gutera igikwasi umuntu ku buryo bukomeye. Ari Gafaranga uyu muntu abamuteye igikwasi, ari na Neti uyu muntu abamuteye igikwasi. Hanyuma abana ba Gafaranga bakuru, nimutambuke musure papa wanyu, mumubwira muti papa waraduhemukiye uradusiga, ariko twebwe turacyagukunda, uracyari papa wacu. Erega ubumwe n'ubwiyunge nicyo cya mbere mu bantu. Kuba hari ikintu mutumvikanaho ntibisobanura ko mugomba kuba abanzi. Abantu bazambabarire bige kutaba abanzi, kuko gufata umuntu ukamuhindura umwanzi wawe mukangana ubuziraherezo nta cyiza cyabyo. Gusa Imana ikomeze bariya abantu. Mama Minyo, umuryango wasenyutse. Reka tugushimire kandi nanone twibutsa abantu ko Mama Mignoni vuba aha rwose araba afite ishuri, ese twaryita ishuri, araba afite room ya counseling, tuzayita icyumba cyo hejuru cyo kubohoka, kandi nanone aganiriza abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, nimba gutera akabariro aho ngaho ku meza gatatu twavugaga ni mu cyumba cy'abashakanye byaranze, wamusanga ukamugisha inama, akakugira inama. Kandi nanone nimba ufite n'ibibazo by'imitekerereze uramusanga akakugira inama. Nyaboneka ntukigirire nabi, Imana yaratoranyije abantu bakomeye nk'aba ngaba, ikabaha impano zo kuganiriza abantu. Umuti wo kugira ngo ukire, Imana yawushyize muri we kugira ngo umugane akuganirize kandi ubohoke. Si ngombwa abantu benshi bajya babyitiranya, ugasanga umuntu akeneye kuganirizwa guhagije, ahubwo yigiriye mu masengesho menshi azanamurimbura. Ugasanga umuntu akeneye gusenga cyangwa akeneye kujya kwa muganga, ahubwo ugasanga agiye mu bitamufitiye umumaro, cyangwa atekereje ibitamufitiye umumaro, ni ukujya mu tubari, mu nzoga ndetse no mu bandi bagore. Kandi nanone wagakwiye gusanga umuntu akakuganiriza. Ni muri ubwo buryo rero Mama Mignoni afite kampani ye bwite Imana yamwihereye yo kuganiriza abantu bafite ibibazo byo
by'imitekerereze nanjye avanga ibibazo byo mu mutwe mu mbabarire ariko ni umusayikotarapiste kandi nanone ni umukansara ni umugayida ni umubyeyi mwiza reka musabe nomero ya telefone ayiguhe ibindi azabikwibwirira ube uri bwota amasimbi araguha umwanya kuri online rwose ubundi akuganiriza uramenye n'ubu uri muri ba bagabo bavuga ngo nyereka igituza kuko ibyo uyu mubyeyi nabyabamo ibyo ntibyanakuvura ahubwo nibiguhungabanya ntacyo byakumarira nomero ya telefone nimero yanjye ni 0788 263 uri hanze y'igihugu yongeraho ya kode ya 250. Eka tubwire abantu amafufu n'amafaranga bigufubike wowe mama Mignone ndetse n'abandi. Ngewe nitwa City Hunter, I'm still research life. Ciao ciao.